dushimye Imana cyane rero ko tukiza mu materaniro tukasangira ibyiza byose byo mu nzu y'Imana. Tugiye gusoma ibyanditswe bitandukanye. Reka tubanze dusome icyanditswe kiri muri Yoweri igice cya 3 umurongo wa mbere. Turasoma Yoweri 3 umurongo wa mbere, dusome Habakuki 3 umurongo wa 2, dusome na Matayo 21:12. Yoweri igice cya 3 umurongo wa mbere, Habakuki 3 umurongo wa 2, Matayo 21 umurongo wa 12. Katubanze iki cyo muri Yoweri igice cya 3 umurongo wa mbere. Haranditse ngo, hanyuma y'ibyo nzasuka umwuka wanjye ku bantu bose, abahungu banyu n'abakobwa banyu bazahanura, abakambwe banyu bazarota, n'abasore banyu bazerekwa, n'abagaragu ndetse n'abagaragu banje n'abaja banje nzabasukira ku mwuka wanjye muri iyo minsi. Reka turisubiremo. Hanyuma y'ibyo nzasuka umwuka wanjye ku bantu bose, abahungu banyu n'abakobwa banyu bazahanura, abakambwe banyu bazarota, n'abasore banyu bazerekwa, ndetse n'abagaragu banje n'abaja banje nzabasukira ku mwuka wanjye muri iyo minsi. Mwakire ijambo ry'Imana. Haleluya. Habakuki 3 umurongo wa 2, titre iravuga ngo isengesho rya Habakuki. Umurongo wa 2, Uwiteka we, ariko mwebwe mwayihinduye isenga y'abambuzi. Reka dusubiremo. Nuko Yesu yinjira mu rusengero rw'Imana, yirukanamo abaruguriragamo bose, yubika ameza y'abavunjaga ifeza n'intebe z'abaguraga inuma. Arababwira ati, byanditswe ngo, inzu yanjye izitwa inzu yo gusengerwamo, ariko mwebwe mwayihinduye isenga y'abambuzi. Imana yo mu ijuru ikomeze kutugirira neza. Ndabiyegereje umwanya mwiza w'ijambo ry'Imana. Tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana rifite umutwe uvuga ngo ububyutse bw'itorero. Imana ishimwe. Ububyutse bw'itorero. Imana ihabwa icyubahiro. Cyangwa guhemburwa kw'itorero. Ushobora kubyita ububyutse, ukabyita guhemburwa. Ibyo byose bijya kugira icyo bihuriraho. Imana ishimwe. Dusomye ijambo ry'Imana, Habakuki, Yoweri, Matayo. Twasomye amagambo y'Imana atandukanye. Bene data, nshuti z'umusaraba, turimo dusoza umwaka, turimo mu kwezi kwa 12. Mu mpera zako ndumva ari bwo nagize umugisha wo kugendererwa n'Imana. Imana irambwira ngo 2024 ni umwaka w'ububyutse. Imana ishimwe. Haleluya. Abantu benshi bajya bumva ububyutse nk'amateka, kuko wenda bamwe bakijijwe mu bihe bikakaye. Imana itugirire neza. Bamwe wenda bakijijwe, ariko abantu bamwe na bamwe hari abagize umugisha wo kuba mu bihe by'ububyutse. Imana ishimwe. Haleluya. Wakwibaza ngo niba harigeze kubaho ubwo bubyutse. Ububyutse ni periode runaka bikarangira bikazima. Kubera iki ububyutse tubyumva nk'amateka? Ndabyibuka muri za 90, ngira ngo n'8, ndumva ari n'8 gutyo n'9, igihe ahantu hamwe higeze kuba ububyutse mu bibare. Abantu bazi ububyutse bwo mu bibare barambura ikiganza, babizi. Ababwumvise n'ababubayemo n'abahageze.
Imana ishimwe. Ndabona atari benshi cyane. Tuvuze noneho ububyutse buriya bwanditswe mu mateka, wenda ngo ugahini ngo higeze kuba igihe cy'ububyutse, icyo gihe wenda bamwe muri twe ntabwo tubizi, twumva amateka gusa ko habayeho ibihe bidasanzwe, abantu bagakizwa, abantu bakakira imbaraga z'Imana mu buryo budasanzwe, ibitangaza by'Imana bikagaragara, ariko ibyo byose byabaye amateka. Imana iturengere, haleluya. Ariko kuko Imana ari umutunzi w'imbabazi, Imana ishimwe. Niba hari ikintu Imana ihoza ku mutima, haleluya, niyo mpamvu na Yesu yigeze kubwira Petero ubwo yari arimo amukomfya itorero, ubwo yari arimo amubwira yuko itorero rizubakwa kuri we. Imana ishimwe. Yesu yamubwiye ijambo rikomeye, aramubwira ngo kuri wowe niho nzubaka itorero, haleluya. Aramubwira ngo n'amarembo y'ikuzimu ntago azarishobora. Bene data, nubwo twumva ububyutse mu itorero, tukagira ngo wenda itorero ry'Imana niryo rifite ikibazo, ntago itorero ari ryo rifite ikibazo, kuko itorero ry'Imana, haleluya, umutwe w'itorero ni Kristo, kandi Kristo Yesu ntago we ajya ahinduka. Ni twebwe tuje kongera guhemburwa, ni twebwe tugiye kongera gusukwaho izindi mbaraga. Imana ihabwa icyubahiro. Nubwo bimeze gutyo, ububyutse tubwumva nk'amateka, ibitangaza by'Imana byajemo amanyanga, haleluya, haleluya. Ariko igihe kirageze kandi kirasohoye, haleluya, kugira ngo itorero rya Kristo ryongere ryubakwe, ryubakike. Igihe kirageze kandi kirasohoye kugira ngo abera b'Imana bongere bahagarikwe neza kuri urwo rutare. Niyo mpamvu Mika yavuze ijambo rikomeye, aravuga ngo wa mwanzi wanje we, haleluya, we kunyishima hejuru, nubwo nagwa nzongera mbyuke. Bene data, nubwo itorero ry'Imana ryavuzweho byinshi, nubwo itorero ry'Imana ryakrititswe, ariko itorero rya Kristo, haleluya, 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 itorero rya Kristo rifite ubudahangarwa. Imana ishimwe, haleluya. Itorero rya Kristo rifite ubudahangarwa, ritahawe n'umuntu, kuko iyo ikintu wagihawe n'umuntu ashobora no kukikwaka. Ubudahangarwa itorero rifite, haleluya, buri mu mbaraga z'umusaraba. Umusaraba niryo bendera ryacu, twabakijijwe, twemeye n'isoni zawo, niwe utuneshereza. Amen, haleluya. Yesu n'umusaraba we nibyo bituma itorero ry'Imana rifite ubudahangarwa. Tugiye kwiganira rero, hari ibintu bizana ububyutse. Dushaka kubwumva mu magambo, ariko ububyutse ntago bwizana. Amen. Ntago ari nko wa muyaga wa serwakira, haleluya, ngo igitondo kimwe umuyaga uzaduhuha niturangiza twinjire mu bubyutse. Oya, hari intambwe, hari ibintu dukora twarangiza tukinjizwa mu bubyutse. Ibyo bintu nitutabikora tuzavuga ububyutse 2024, bamwe babuhagararemo, abandi bavuga ati se byabaye ryari, haleluya. Abandi buzuzwa imbaraga, abandi bajya bavuga ati imbaraga, uriya yakiriye imbaraga z'umwuka wera ryari, uriya se byamugendekeye bite? Icyo gihe rero hari icyo wagombaga gukora, hari icyo nagombaga gukora nzaba ntarakoze,
ariko tugiye kuvugana nk'ibintu bibiri cyangwa bitatu bijya bizana ububyutse, ariko naje kubabwira ngo ntabwo ariko bizahora. Haleluya, haleluya, ntago ariko bizahora. Umuririmbyi nawe arimbye ngo yewe kintu cyazanye ibice mu itorero ngo ryarangiza ngo bikabirisuzuguza abatabirimo. Iyo ndirimbo ntago muyizi? Abaririmbyi barayizi, ntago mbasabye kwiririmba gusa, ayiturebere uyibona kugira ngo tuze kubabwira baze gusoma ayo magambo, kugira ngo baze kuyisoma muyidushakire. Ito 198 mu ndirimbo zo gushimisha, muze kutaha musoma amagambo ari muri iyo ndirimbo. Amen. Ariko igihe cyo gusuzugurwa kw'itorero no gufatwa uko ritari bigiye kurangira. Haleluya. Twasomye ijambo ryo muri Yoweri 3 rivuga ngo muri iyo minsi ni iyi ngiyi. Haleluya. Muri iyo minsi ni iyi ngiyi. Haleluya. Ngo nzasuka umwuka wanje, haleluya, ku bahungu banyu n'abakobwa banyu n'abakambwe banyu, haleluya, ngo abaje ndetse n'abagaragu banje, abo nabo nzabasukira ku mwuka wanje wera. Iryo ni isezerano torero ry'Imana, iryo ni isezerano bera b'Imana. Iyo minsi Imana yari bizi ko ari iminsi zabigoye, irangije ituma abahanuzi, iravuga ngo muri iyo minsi nubwo bizaba bimeze bityo, muri iyo minsi nubwo bizaba bifite amabara menshi, muri iyo minsi nubwo bizaba bifite ishusho nyinshi, muri iyo minsi nubwo bizaba bivugwaho ibitandukanye, ariko njyewe Uwiteka nzasuka umwuka wanje wera mu bantu banje. Twasomye irindi jambo Habakuki n'isengesho yasenze, aravuga ngo Uwiteka we. Iri jambo cyangwa iri sengesho ntago Habakuki ukurikije ukuntu byanditswe, Uwiteka we ni nk'umuntu utaka. Amen. Ni nk'umuntu utabaza. Uwiteka we, hembura umurimo wawe hagati muri iyi myaka. Haleluya. Ririya rya Matayo twasomye naryo turaza kugira umwanya wo kurivugaho, ariko gatoya dutangira. Matayo ni igihe Yesu ngo yinjiraga mu isinagogi, mu rusengero, ngo agezeyo asanga hari ibiri gukorerwamo. Amen. Asanga hari ameza, Imana iturengere, ngo asanga ameza y'abantu baguraga abandi bagurisha. Imana iturengere bwoko bw'Imana. Haleluya. Nibyo turimo muri ibi bihe. Umunyamagambo afite ameza, amakuru yose agezweho mu itorero abayazi. Aba bagabo bataye, aba bagabo n'abagore batabana neza, abakennye, abafite abana bananiranye, abafite imiryango ikennye, byose ushaka amakuru yo mu itorero, ameza andi imbere. Mama Erive niwe baza kubarizaho amakuru yose y'abantu bo muri church. Ubwo ayo ni ameza y'iki? Y'amagambo. Undi nawe ameza y'amoko. Ubwoko bwose bw'abantu bari muri iyi church arabuzi. Niba umuntu aza akabwira umushumba akamubwira ngo uramenye ujye uramenye, umuntu yaramubwiye ati uramenye ujye witonda, ubwira uriya muntu nakajye apfa kuyabira abantu bose, afasha abantu bose, umubwira ajya abanza yitonde, afashe utwana tw'iwabo. Hari utwana tw'iwabo utwo ngutwo ari twajya afasha, kandi uwo muntu yabibwiwe n'umuntu w'umukristo. Ubwo uwo nguwo ameza ye ni iki? Abavuye i Burundi arabazi, abavuye Uganda arabazi, abasinga arabazi, ariko ijambo ry'Imana yaje kubarura. Ariko umenye ko Dawidi nawe ngo akimara kubara abantu umutima wamukubise kandi agahabwa ibihano. Ubwo wagutumye ibarura
komeza ubarure ubwoko bw'Imana ubucamo ibike, ubwo aho uzakubitirwa inkoni ntabwo nzaba mpari. Ngira ngo ntawagutumye kubarura, jya kubarura hanze. Narimo mbahumuriza mbabwira ngo ibyo bigiye gushyirwaho iherezo. Abandi ni aba auditeri bazi kukubara atari kuriya abayeho ate, uriya ibyo yambara bikura he, abana be biga gute, ninde ubarihira, se ko aguze imodoka burivuye hera, aguze imodoka. Ntago ari ibyo byatuzanye mu nsengero. Haleluya, haleluya, haleluya. Narimo mbahumuriza yemwe bagenzi bafite mu mitima yabo inzira zigana i Siyoni. Haleluya. Ntago biri bukomeze kumera nk'uko byari bimeze. Haleluya. Hari ibyo Imana itazemera. Yesu yageze mu isinagogi arangije ameza y'abaguraga n'abagurishaga, arangije arayamenagura, aravuga ngo inzu ya data izitwa inzu yo gusengerwamo, inzu ya data izitwa inzu yo kubahokeramo, inzu ya data izitwa inzu yo kuruhurirwamo, inzu ya data izitwa inzu yo guhimbaza no kuramya Imana. Ntago ari inzu hano, ntago ari mu mabarura hano, nta mabarura watumwe. Niba uri mu ibarura jya kwaka akazi ujye kubarura muri statistique n'ahandi. Haleluya. Ibyo ngibyo ntawabigutumye. Itorero rya Kristo rigiye kongera ibi nari bubigere, ariko hari igihe umuntu yinjira ntago gukurikiza ABC, ntago ari Imana ikunda cyane, ikunda ko twumva. Imana ishimwe. Rero mwakire guhemburwa. Ayo meza asohoke mu nsengero, ayo meza asohoke mu makorari, ayo meza asohoke muri pastorari, ayo meza asohoke mu badiyakoni, ayo meza asohoke mu rubyiruko, ayo meza asohoke mu bagabo, ayo meza asohoke mu bagore, ayo meza asohoke mu bantu b'Imana. Haleluya. Itorero ni rimwe mu moko ataramwe, umwami waryo ni umwe, baramusangira. Imana ishimwe. Rero dukeneye guhemburwa kugira ngo imbibi z'amadini zikurweho. Imbibi z'iki? Imbibi z'amadini zikurweho. Haleluya. Niba umwami ari umwe, uwadupfiriye akaba ari umwe, uwo twirata ya ndirimbo twarimye ngo umusaraba ni wo bendera. Niba umusaraba twese twasingiriye ari umusaraba Yesu yabambweho, ni iki gitumye bamwe bavuga ngo twebwe 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 twebwe? Imbaraga z'Imana ziri iwacu, iwanyu ni he? Abashumba banje nibo bashumba, ibyo wabikuye he? Iwacu nitwe dukizwa neza. Niba iwanyu aribo bakizwa neza, Imana yari kurema idini rimwe. Haleluya. Imana yari kurema idini rimwe, akaba ari ryo abantu bose basengeramo. Ariko Imana yadukize ku misozi itari imwe, kubera yuko yagiye ihamagara abantu mu buryo butari bumwe. Ariko ubwami dukorera ni ubwami bumwe, ijuru tujyamo ni ijuru rimwe. Amaraso yatwejeje ni amaraso ya Yesu. Niyo mpamvu rero mu gihe cy'ububyutse Imana ishimwe, Imana igiye guhembura itorero ryayo, Imana igiye gusuka ububyutse mu bantu bayo, ni ukugira ngo ibyo twishyiriyeho bikurweho. Nuhura na mwene so usengera ahandi, muhoberane mwuzure umwuka wera, umubwire ngo Maranatha. Haleluya, haleluya, haleluya. Ariko kuko atari adasengera iwanyu, wamaze kumuciraho iteka. Ariko igihe kirageze, haleluya, ngo Imana isukwe imbaraga ububyutse mu bantu b'Imana. Haleluya.
duhure twuzura umwuka wera, duhure dufashanye, amen, duhure duhugurane, duhure tuganira ijambo ry'Imana nta rwikekwe. Urwikekwe rwa mbere rusigaye ruri mu bantu b'Imana. Haleluya. Batatu kubasanga bahagararanye, ni uwita avuga ati araje, muceceka araje. Inde? Uzi icyabiteye? Nuko twaje mu nsengero tugahinduka abafana tutakiri abana. Mu nsengero twahindutse abafana, ntabwo tukiri abana b'Imana. Burya abafana barahangana. Arsenal na Manchester byakinnye, hari abantu batongana kandi bari inshuti. Bapfuye iki? Gufana. Bapfuye gufana. Haleluya. Haleluya. Impamvu rero byahinduye isura mu nsengero, icyo ni nacyo kiza n'ibice mu itorero. Abantu bahindutse abafana. Ubu hari umuntu uri hano ngo kubera ko mama Herve abwiriza akamufasha, warayobye. 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 Nafashwe n'iki kurimo? Haleluya. Haleluya. Yesu mvuga abari we wemera. Yesu mvuga abari we wakira ibyo avugira muri nje. Haleluya. Kuko Yesu atari muri nje n'ibyo bitari muri nje, ndi umuntu nkawe. Haleluya. Ariko mu nsengero n'abafana, ubu hari abababaye kuko abafana atabwirije. Ubu hari uri kuvuga ngo iyo mbimenye ko mama Herve ari ubwiriza simba naje. Iyo mbimenya ko runaka ari uri bwantone simba naje, uriyo yantonye simfashwa. Kandi atari ugufashwa n'ikimurimo, ahubwo arafashwa naho yakomotse, arafashwa n'ibyo bahuriyeho. Ariko ibyo bigiye guhinduka. Uriya ari unyakiriye muri protokole, wapi nirirwa nabi. Reka nze mbabwire, ibyo bigiye guhinduka. Ibyo ntibyavuye ku Mana, ibyo byavuye kuri Satani, ariko bigiye guhinduka. Ikintu cya mbere kiza n'ububyutse. Intambwe ya mbere iza n'ububyutse, nuko abantu bakira ijambo ry'Imana, nuko abantu bumva ijambo ry'Imana, barangiza bakumva icyo ijambo ribabwira. Mu gitabo cya Yona harimo inkuru z'umurwa witwa Nenewe. Ngo Imana yabwiye Yona, iramubwira ngo ngiye kurimbura Nenewe, genda ubaburire ubabwire ko ngiye kuharimbura. Amen. Haleluya. Ngo aragenda abanza no kwanga bya bindi twavugaga ngo kuko bari bafitanye bifu. Burya icyatumye Yona atajya Ninewe nuko ubwoko bw'Ninewe bwari bifitanye ibibazo n'ubwoko bwo kwa Yona. Yona aravuga ati ni gute Imana yambwira ngo njye kubaburira, ndabizi n'inyembabazi, ningerayo bazihana, nibihana ntago Imana izabarimbura kandi nshaka ko barimbuka. Aravuga ati ntaho ngiye yo kunduhiriza ubusa. Ngo yigira itarushishi, ariko Imana imushyira mu urufi ruramumira, mu nda y'urufi. Amateka murayazi, musome guhera mu gice cya mbere. Ngo ariko ku gice cya gatatu arangije, ndumva ari igice cya gatatu. Amen. Haleluya. Ni igice cya gatatu, aragenda arababurira. Imana ishimwe. Ngo amaze kubaburira, Imana ishimwe. Haleluya. Ukeneye ububyutse, urifuza ububyutse. Abifuza ububyutse bagire gutya. Ntabwo ushobora guhemburwa no kuzura imbaraga z'Imana igihe utumva iby'Imana ivuga, igihe utumva ijambo ry'Imana. Reka nkubwire mwene data, uzategereza ububyutse, uzategereza imbaraga, uzategereza gukoreshwa n'Imana, uzarinda usazuka utayikoreye, kuko utigeze wumva icyo
arigenderemo. Abantu b'Ininive bacira ijambo, naratangaye. Haleluya. Ngo barangije bambara ibigunira, ngo bamaze kwambara ibigunira, ngo n'umwami wabo ngo atanga itegeko mu gihugu hose, ngo ko buri muntu wese, ngo n'amatungo batayeho amazi, ngo bose biyiriza ubusa, ngo kubwo ijambo ryari ryabagezeho, ngo ku mu minsi 40 Ininive hagiye kugira gute? Kurimbuka. Intambwe ya mbere ni ukumva. Amen. Haleluya. Ubutumwa bwose bukugeraho bw'Imana ntukabusuzugure, kuko buri butumwa bwose bufite icyo Imana ibutumye mu bugingo bwawe n'ubwanje. Uramenya utazaba ngo ntihari hakwiriye kuvugwa ibi, buriya niwumva ijambo utitaye kurivuze. Amen. Haleluya. Ujya wumva icyo Imana ivuganye nawe, niba wumva icyo Imana ivuganye nawe kikureba, nurangiza wiyinire, nurangiza uritekerezeho, nurangiza ukore icyo ijambo rikubwiye. Intambwe ya mbere izana ububyutse ni ukumva ijambo ry'Imana, warangiza ukumvira icyo ijambo ry'Imana rikubwiye. Intambwe ya kabiri simbitindaho, nafashe umwanya. Ntabwo ushobora kugira ububyutse, ntabwo ushobora guhemburwa, amen, utari mu bihe byiza byo kwegera Imana. Ntabwo byashoboka. Isengesho ryo kuryama, Mana ndagushimye ko wandinze, Satani undinde, uvuye ku kazi warushye, aho kuvuga ngo abamarayika kubera umunaniro, abadayimoni bangote kubera umunaniro. Iryo sengesho reka nkubwire, ntabwo rishobora kukwinjiza mu bubyutse. Amen. Haleluya. Ndakomereza ku Ininive, ntabwo nashatse kujya mu bintu byinshi, ndashaka ko duhuriza ahantu hamwe kugira ngo byibura tugire niyo cyaba ikintu gito buri wese ajyana uyu munsi. Ab'Ininive bamaze kumva ngo bategetswe amasengesho. Haleluya. Urumva ko ibintu byose bari bambaye ibigunira, n'umwami nawe yikuramo umwambaro w'ubwami, ngo bose igihugu cyose hatangwa itegeko ryo kwegera Imana kugira ngo byibura Imana ibababarire, ibakureho umugayo. Imana ishimwe. Ntabwo ushobora kwinjira mu bubyutse, ntabwo ushobora guhemburwa igihe cyose udafitanye ubusabane n'Imana. Kandi ubusabane n'Imana ntabwo ushobora kubugira utahaye Imana umwanya uhagije. Wavuga ngo muri iyi si y'imiruho, muri iyi si ya gahunda nyinshi, Imana nayibonera umwanya gute uhagije? Haleluya. Ntabwo kubonera Imana umwanya uhagije ari ukujya mu kazi ukirirwa udakoze, ukirirwa usoma Zaburi, ukirirwa usoma Habakuki n'ibindi byanditswe. Oya. Biragusaba gusa ibitekerezo byawe kubiherereza ibitekerezo byawe ngo umuhereze kuri Nyagasani. Haleluya. Kuko aho ubutunzi bw'umuntu buri, niho n'umutima we uba. Kwegerana n'Imana ni ukuba mu bitekerezo byawe mbere na mbere ari Imana. Uri mu kazi, uri enjeniyeri, uri kuri chantier, uri comptable, uri mu mibare myinshi, ariko umutima wawe, haleluya, uwerekeje ku Mana. Birashoboka gucuruza kandi umutima wawe uri connected ku Mana. Birashoboka kwiga kandi umutima wawe womatanye n'uwa Kristo. Imana ishimwe. Ariko bene da, ko umuntu abona isaha yo kujya muri gym akabura iminota 20 cyangwa 10 yo gusoma ijambo ry'Imana cyangwa no gusenga, ariko arabona iminota 30 yo kujya koga, yo kujya muri piscine, afite isaha yo kujya muri gym, afite iminota yo kureba abantu, afite amasaha yo gukora ibye. Satani azi umumaro bijya bitugirira iyo twegereye Imana. Niyo mpamvu muri iyi si y'akajagari akora uko ashoboye
kugira ngo tuburire Imana igihe. Nituburira Imana igihe, icyo gihe tuziturira mu ntege nke tuzazipfiremo. Ariko nitubonera Imana igihe, haleluya, tuzagenda twunguka kumenya Imana. Nitubonera Imana igihe, tuzahishurirwa iby'Imana idushakaho. Rero niba ukeneye guhembuka n'ububyutse, biragusaba kugenera Imana igihe, ukegerana n'Imana mu kubaho kwawe, atari uko bimwe bipfuye, ahubwo ugakora management y'igihe cyawe. Haleluya. Usanga duta umwanya munini mu bintu bidafite umumaro. Umuntu uri hano muri iri teraniro bushobora kwira atagiye kuri YouTube kandi afite internet, bushobora kwira muri iri teraniro atagiye kuri YouTube kandi afite internet, narambura ikiganza, atabitewe n'akazi gusa, kuko urabona ari benshi, ni bake cyane bashoboka. Avuga ati uyu munsi ntago bwira ngeze kuri internet. Wasimvuze ko kutajyayo ari byiza, oya, ndi kubereka ko buri kintu cyose hamwe no kwishyira kuri gahunda. Twese iyo tubyutse se guhita tufungura data, twese icyo ukora utaranasenga ubyukira ufungura data, ujya kuri WhatsApp, abacekinga ibindi babicenga. Si bibi, simvuze ko ari bibi, ahubwo ikintu cyose kigira umwanya wacyo. Ariko iyo bikozwe mu gihe kitari ibyayo, cyangwa nk'uko ubibonera igihe, sibyo byo kubibonera igihe, Imana yo ukaba warayiburiye igihe. Kubona umwanya wo kureba imbuga zose tubamo ko muzi ko ari nyinshi, ugahera kuzo mu miryango, ukaza mu za caci, ukaza mu zo aho utuye, ibyo byose ukabibonera naho ukorera, izo mbuga zose ukazijyaho, muri make ukaba ufite amakuru yuzuye. Ariko gusenga kirazira kikaziririzwa, nta mwanya. Kwegera Imana navuze si uguterana gusa. Kwegera Imana navuze si ukwatendinga kuwa mbere saa 11, kuko hari n'abaza kandi bategereye Imana. Amen. Hari uza hano kuwa kane kuko adafite aho ajya, akaba ngo reka ngende nirirweyo ntarinye mfite. Uwo nguwo se ari kwegera Imana? Hari uza mu iteraniro ubu kuva mu gitondo, hari umuntu indirimbo abaririmbyi baramije, abaririmbyi bahimbaje, kuva mu gitondo we yibereye ku bindi kuri telefone. Ari kuri telefone kuva dutangiye. None se uwo muntu ubwo yegereye Imana? Rero ibintu byose bidakozwe muri gahunda nziza bijya bidutandukanya n'Imana kugira ngo biduhuze nayo. Amen. Kugira ngo rero duhemburwe, ubusabane bwacu n'Imana biri mu bintu bishobora kutwinjiza mu bubyutse. Icya gatatu ari nacyo cya nyuma kizana ububyutse, Imana ishimwe, ni ukwemerera Umwuka Wera agakora umurimo we muri we. Ni ukwemerera Mwuka Wera agakora umurimo we muri twebwe, kuko Mwuka Wera yaje gukora umurimo, ari kuri mission. Haleluya. Ijambo ry'Imana riba muri Yohana turarizi igice cya 16, igihe Yesu yababwiraga umumaro Mwuka Wera azabagirira, yarababwiye ngo azabigisha, azabayobora, azabahishurira. Ibyo byose Mwuka Wera bikorera mu bugingo bwacu. Haleluya. Ariko igihe Mwuka Wera utazamwemerera, kuko ufite ubushobozi, ni wowe ushobora kumva ijwi rya Mwuka Wera rifite ibyo rikubuza, ukavuga uti ntabyo nkora. Nubwo bivuze ariko ntabyo nkora. Niyo utavuga ngo ntabyo nkora, ariko ntubikore kandi Mwuka Wera yabikwemeje. Kugira ngo rero ububyutse bubeho, nuko twemerera Mwuka Wera. Ibyo ni ibintu bitatu bigiye kuzana ububyutse ku itorero. Haleluya. Kandi itorero ni wowe, itorero ni njyewe, ntabwo itorero ari izi ntebe. Haleluya. Nitwumva ijambo ry'Imana, twarangiza tukegera Imana. Haleluya. Mu kwegera Imana harimo ibice byinshi tutajyamo. Harimo kwihana, harimo guca bugufi, harimo kurizwa n'ibyaha, kubabazwa n'ibyaha, harimo intambwe nyinshi, ntabwo harimo udutire twinshi tutagiyemo.
warangiza noneho icyo mwuka wera kwemeje warangiza ukagikora. Umumaro w'umwuka wera turawubuzi. Mwuka wera aratwigisha, nitumwemerera ko atwigisha icyo gihe tuzuzura imbaraga z'Imana. Mwuka wera nitwemera akaduhugura tuzuzura imbaraga z'Imana. Nitwemera mwuka wera akaducyaha tuzagwiza imbaraga. Nitwemera mwuka wera akatuyobora, ntago tutamugoye tutamuniniye, icyo gihe mwuka wera azakora umurimo ukomeye muri twebwe maze twuzure izindi mbaraga. Icyo mwuka wera rero kuri ingingo ya gatatu, iyi ntambwe ya gatatu yo kwemerera mwuka wera agakora umurimo we muri twe. Mwuka wera hari ibintu tugomba gutandukanya. Mwuka wera ntago ari rusange. Nimvuga rusange ntibivuze ko atari uwa twese, ariko mwuka wera hari ibyo yambwira ntabibwire Yosefa. Amen. Ntuzategereze kujya kubaza Yosefa rero ngo umubwire ngo Yose, ko mwuka wera yambwiye kwitwara gutya, yambujije ibi ngibi, wowe bimeze gute? Mwuka wera ayobora umuntu ku giti cye. Amen. Mwuka wera kwigisha ku giti cyawe. Nibyo rero usanga bitugoye muri ibi bihe. Turareba runaka tukavuga ngo usuriya nawe komeze kuriya, kandi akaba hanura, akaba yerekwa, akaba ari umuvugabutumwa, kandi ubwo mwuka wera yakugendereye arakubwira ngo umwana wanjye Yosefa, ntago ngushaka mu bigare by'abanyamagambo mukorana, ntago ngushaka mu bigare by'imiryango yawe ihora mu bintu bibi by'inzangano. Mwana wanjye Yosefa, ndagushaka kuhagarara wenyine, haleluya, ukabana na bamwizerwa na babyiringiro, ba bandi muganira ijambo ry'Imana. Noneho Yosefa akajya kuri mubyara we akamubwira ati ariko mubyara we azi ko asenga, batari ko njyewe ko numvishe ijwi rimbwira ngo sinkajye ngo muri za nama zo gucocora nazo mu miryango, sinzajye mu bici, wowe bimeze bite ko nawe usenga? Ati njyewe ntabyo numvise. Atapu, ubwo nawe utabyumvishe kandi usenga, reka nanjye mbyihorere, buriya ntago ari Imana. Oya mwene da, mwuka wera nakugenderera kugira ngo wuzure imbaraga, kugira ngo wuzure guhemburwa. Jya wemerera mwuka wera kuyobora uko ashaka. Jya wemera mwuka wera nagutegeka kwihana wihane, nagutegeka kwirinda wirinde, nagutegeka guceceka uceceke, nagutegeka kuvuga uvuge, nagutegeka kugenda wenyine ugende wenyine, nagutegeka kwiriza ubusa wiriza ubusa. Icyo mwuka wera azagutegeka cyose nicyo azakubwira cyose aba ari cyo uzagenderamo. Izo ntambwe uko ari eshatu zigiye kwinjiza bamwe mu bubyutse kandi butazashira. Haleluya. Izo ni intambwe. Ibintu bibiri ngiye kuvuga ntabisobanura. Ububyutse icyo bugiye kumara, haleluya, cyangwa icyo ububyutse bugiye guhindura. Nababwiye ngo ntago biri bukomeze kumera nk'uko byari bimeze. Ubwo bitagiye gukomeza kumera nk'uko byari bimeze, bigiye kutugendekera gute? Amen. Impinduka zigiye kugaragara ni izihe? Itandukaniro rigiye kugaragara ni irihe? Nihuse rero, ikintu ububyutse cyangwa guhemburwa bigiye kumara kuri twebwe, ndavuga kuri twebwe no ku bandi, kuko ububyutse bugira umumaro kuri twebwe babwakiriye, ariko bugira na impact ku batugose batazi Imana. Icyambere, ububyutse bugiye kutuzanira nk'itorero, bugiye kutuzanira ko ibintu by'ubukristo bigiye kongera kugira agaciro. Ubukristo bugiye kongera kugira agaciro. Avuga ati se ubukristo nta gaciro bukigira? Ubukristo nta gaciro bukigira 100%. Nubwo bitaba 100%, ariko hari pourcentage yatumye ubukristo butakinga, ntago bikiri ibintu bifite umwimerere. Amen. Kuvuga ngo uri umukristo noneho gerekaho ngo ndi umukozi w'Imana, byibura bivuge ngo uri umukristo, baravuga atapu, ubwo ni bya bindi mwebwe si ubujura, amagambo yuvuze ubukristo, amagambo aba mu nsengero. Iyo siyo image dufite, ngo abanyamagambo ni abaki? Abarokore. Abanyamagambo bo kwisi ngo ni abarokore.
abanyamashyari bo ku isi ni abarokore. Amoko yarangiye ahandi aba mu nsengero. Ntago wajya kugura umurima ngo bakubaze ngo uruwahe, ariko umusore arakundana n'umukobwa bakavuga ngo uriya nuwahe, kandi bikavugwa n'abarokore. Uriya yashatse yatatiriye igihango. Igihango nande? Na Kristo. Ikintu kigiye kuba rero, ubu Kristo bugiye kongera bugira agaciro. Umukristo kubwira undi ngo nguriza 50,000, aravuga ati n'ubwambuzi bwabo uriya njye namuguza n'ukuntu yambura. Ntago yabuze ubushobozi, ahubwo ni ukwambura gusa biri mu maraso. Ariko ubu Kristo bugiye kongera bugira agaciro. Abantu bagiye kubona abakristo nibarangiza batwifuze. Haleluya. Nibavuga ngo uri umukristo, avuga ati ubwo ari umukristo reka tumuhe n'akazi, reka muhe iduka ryanje, narangiza aba ari ujya kuri kese. Ariko mushyire kuri cases, kandi ari umurokore, niwe wa mbere wiba. Ariko ibyo bigiye kugira gute? Kurangira. Abakobwa b'abakristo mugiye guhinduka bifuzwa, abasore b'abakristo mugiye guhinduka bifuzwa, abamama b'abakristo mugiye guhinduka bifuzwa, abapapa b'abakristo mugiye guhinduka bifuzwa. Ubu Kristo bugiye kongera bugira agaciro. Haleluya. Ntibaturebere mu ndorerwamo y'ibibi, ahubwo baturebere mu ndorerwamo y'ibyiza. Niyo mpamvu batubanjirije ngo barabarebye gusa, bareba imvugo yabo, bareba imigendere yabo, ngo barangira ngo ni abakristo, ngo kuko babonye Kristo uko bamubonaga, ngo babona n'abari ko bameze. Tugiye kongera tugira agaciro mu miryango, tugiye kongera tugira agaciro aho dutuye. Muhereza Imana icyubahiro, kuko ubu byutse bugiye kongera kuzana agaciro ku itorero ry'Imana. Icya kabiri, ubu byutse bugiye gutuma twunguka. Impano z'Imana zizakoreshwa uko bikwiriye. Amen. Haleluya. Buri wese afite impano Imana yamuhaye. Iyo mpano rero muri ibi bihe impano zahindutse izungura ba nyirazo. Ntabwo impano zikiri izo kungura itorero. Ufite impano nyine ni nko kugira umushinga. Abafite ivugabutumwa ni ukuzibyaza umusaruro. Sinajya kuvuga ubutumwa ibunaka batampaye amafaranga runaka, sinajya kuririmba ibunaka batampaye amafaranga runaka. Atari ukumfasha gusa ngo wenda ibyuma n'ibiki, oya, kumpemba nkaririmba nk'uwahembwe. Umuhanuzi, nta muhanuzi w'ubuntu ukiriho. Niba mumaranye isaha ni ibihumbi runaka. Haleluya. Ariko ibyo ngibyo bigiye kurangira. Haleluya. Abahanurira indamu bigiye kurangira, abahanurira ibyubahiro bigiye kurangira. Muhaguruke dusengane Imana, twinginge, tuvuge nka Habakuki, tuvuge ngo Mana, hembura umurimo wawe, hembura abahanuzi, hembura abavuga butumwa, hembura abashumba, hembura bitiriwe izina ryawe. Iryo ari bisengesho ryawe. Turagushimye Mana yacu, duciye bugufi kubw'ijambo ryawe. Birashoboka ko tutarisobanura nk'uko riri, ariko ijambo ubwaryo rifite imbaraga. Ijambo ubwaryo rijya ribasha guhishurira buri wese hamwe n'Umwuka Wera. Buri wese agahishurirwa icyo uvugana nawe. Uwiteka, aho tutumvise ijambo ngo turyumvire, imbabazi zawe nizitubeho. Aho tutakwegereye, twabaye mu mihango y'idini, aho naho tubabarire. Aho twaniriye ijwi ry'Umwuka Wera, ntidukore icyo Umwuka Wera yatuyoboye, aho naho tubabarire Mwami. Maze nitumara guca bugufi, Uwiteka Imana Nyiringabo, wongere usuka imbaraga zawe kuri twe, wongere uhesha agaciro izina ryawe muri twe. Uwiteka, abari baratakarijwe icyizere kubw'ibyo bagendeyemo n'ibyo bakoze, Mwami, wongere bagirirwe icyizere kuko uri umutunzi w'imbabazi. Reka Mwuka Wera tuganze, reka Mwuka Wera tuyobore. Two kuyoborwa n'amarangamutima, two kuyoborwa Mwami wanjye na kamere zacu, two kuyoborwa n'imihango y'idini, ahubwo tuyoborwe n'Umwuka Wera. Mwuka Wera aganze mu itorero,
itorero, mwuka wera ayobore mu itorero, abe umuyobozi mukuru, ibindi byose bikurweho, maze icyubahiro cyawe cyongere kitubeho. Duciye bugufi twingingiye buri wese kugira ngo ahatsindiwe n'ijambo ryawe, imbabazi zawe zimubeho, kandi buri wese afashe ingamba umubashishe kuzigenderamo, maze mwami tukiri mu isi tuwe impumuro nziza hagati y'abarimbuka, kandi niduhamagarwa turangije imirimo yacu mu isi nabwo tuzahabwe ikamba ry'ubugingo. Uko niko dusabiye abera bose abazumvira ijambo naho rizagera, reka ijambo ryawe rizakora umurimo ukomeye muri bo. Duciye bugufi ushyirwe hejuru, mu izina rya Yesu Kristo dusenze twizeye, amen. Imana ibahe umugisha.